Umuririmbyi tubwira ngo ni Yesu ufite ukabigenza bikemera. Reka dukomeze ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Nyuma y'umuririmbyi dukomeza ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Bimeze bite? Okay, ndabasuhuje. Muri kumwe nabwo Imana Moyise mwesozure mu rwera. Bimeze bite? Bizere ko ubeze neza. Allo, kubwira umuntu nakumvira ubuso wabwira ni Yesu. Yesu wenyine ufite ukabigenza bikemera. Ibyawe bigenda bite? Biye Yesu niba byarakunaniye. Sereke Yesu. Bizere ko mugomeje kugwa neza ni Yesu wenyine ufite ukabigenza bikemera. Iherezo rya byose riri bugufi. Bimeze bite? Ikiganiro kuri kubyerekeye Imana ni ikiganiro mbashimira kuba mukurikira umunsi ku munsi. Wifuza kubona ibice byose by'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana bishkure ku Rurembo Rwera TV channel ya YouTube yacu. Hanyuma turagushimiye wowe udukurikiye muri aka kanya. Mbibutse neza iki ni igice cya 33 cy'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana, igice kibangiriza icyanyuma. Rero ndizera ko mugomeje kugubwa neza. Kirageze tugiye kubasubiza bya bibazo mwatubajije byose mu kiganiro kuri kubyerekeye Imana kuko kigiye kurangira. Hanyuma ikiganiro kuri kubyerekeye Imana ushobora kugikurikira ku Rurembo Rwera TV, kuri Google ku Rurembo Rwera TV, kuri Instagram, ndetse ushobora no kugikurikira kuri Facebook, naho nukwandikamo Ururembo Rwera ukabona ibiganiro byose ibice bigize iki gice cy'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Ntabwo ari byo gusa, hano kuri YouTube Rurembo Rwera TV mudukurikirana mu zindi nyigisho zitandukanye z'ijambo ry'Imana, kandi subscribe kugira ngo ubashe kugumana natwe umunsi ku munsi. Hanyuma jewe bagejejeho ikiganiro kuri kubyerekeye Imana kuva ku gice cya mbere kugeza uyu munsi kugeza ku gice cya 33, nitwa Imana Moyise. Hanyuma nakubwiye ko ndi umuyobozi wa Ministeri Ururembo Rwera n'ubundi Ministeri yivuga butumwa. Ndizera yuko wabanye nanjye warishimye waranezerewe kandi n'ubundi ndacyahari. Hanyuma rero Ministeri Ururembo Rwera nigeze no kuba nakubwira ko ushobora kutubera umunyamuryango cyangwa se umuterankunga. Ntabwo ari itorero, nta nubwo ari idini, ni Ministeri yivuga butumwa. Turifuza kuba abamisiyoneri mu isi yose tubwiriza ubutumwa bwiza, kandi ndabona Imana iri kumwe natwe hamwe n'amaboko yawe n'ayanjye bizashoboka. Hanyuma rero nakubwiye ko ushobora kuba watubera umunyamuryango uko dukora Ministeri yivuga butumwa yacu. Ntabwo ibamo umuntu uvuga ngo aba mu idini runaka, na abantu twihurije hamwe. Waba uturuka mu idini ryawe, mu church ryawe, ushobora kuza ukaba muri twebwe. Tugira intego 3. Intego ya mbere no kubwiriza ubutumwa bwiza, tubwiriza mu magereza, mu bitaro bitandukanye, hari impunzi tugerayo, aho hose turabwiriza, ndetse no mu isoko hari ubwo dufata gahunda yo kugerayo, ndetse n'umundi muntu ukeneye ijambo ry'Imana kubwiriza by'umwihariko nawe turamubwiriza. Ndetse mudukurikira no kuri channel yacu Rurembo Rwera TV, ndetse n'ahandi hose Imana izadushoboza. Intego ya kabiri rero niyo gufasha abatishoboye. Umuntu washobora kuba adafite mituweli, ari umuryango ukennye, turawufasha uko dushobojwe. Umuntu ashobora kuba yagwiriwe n'inzu muri iki gihe kibiza, turamufasha kubaka, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'urukundo turabikora. Hanyuma intego ya gatatu niyo kwigisha abantu kugira umutima w'urukundo, ubumwe ndetse n'ubwiyunge. Hanyuma rero ngire amahoro y'Imana. Turi kumwe mu kiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Bimeze bite? Ushobora kwifuza kutubera umunyamuryango wacu, ni ibintu byoroshye cyane. Rwose ushobora kwinjira muri twebwe ukajya ubana natwe mu biganiro byacu, ukabana natwe mu bikorwa byacu. Ushobora kuba ufite umutima mwiza wo gufasha, ariko ukaba warabuze abantu mwakwifatanya. Ngwino uyifatanye natwe muri Ministeri yivuga butumwa, Ministeri y'urukundo, Ministeri y'abantu bashaka gufasha buri muntu wese. Ese bimeze bite wowe ukora ute?
nkorera ku Kimisagara ku Ntaraga. Ushobora rwose kuba wamamagara cyangwa ukanyandikira ukeneye kuba wagira icyifuzo cyangwa se igitekerezo cyangwa yifuza no kuvugana nanjye, wanyandikira cyangwa se ukamamagara. Nimero ni 0788 0788 urakoze cyane. Hanyuma ntabwo nakubwiye ibintu byose dukora muri ministeri, ariko nakubwiye icamake. Ushobora kujya kuri email yacu ukareba ibikorwa byacu, hanyuma ukareba n'uburyo dukora. Twandika ibitabo by'ifashanyigisho, tukigisha abantu ijambo ry'Imana dukoresheje ibitabo. Iki gitabo twakuyemo iyi nkuru yitwa ukuri kubyerekeye Imana, igitabo cy'ubwenge umunyeshuri ukuri kubyerekeye Imana, nacyo nitwe twacyanditse abantu bo muri ministeri Ururembo Rwera. Hanyuma nawe ushobora kwifatanya natwe tukajya tubwiriza ubutumwa bwiza, byadufasha nawe byagufasha. Ushobora kumenya andi makuru yacu ugiye kuri email yacu, kuyigera no kwandika Ururembo Rwera 5gmail.com, Ururembo Rwera 5gmail.com. Imana ikumere umugisha. Iherezo rya byose riri bugufi. Bimeze bite? Yesu Kristo ufite ukabigenza bikemera. Hanyuma reka dukomeze rero igice cya 23 cy'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Iki gice gifite isanganyamatsiko cyangwa se umutwe ukomeye cyane, biratangaje kabisa, iherezo rya byose. Reka rero dukomeze n'ubundi iki gice cya 33 ni igice cya 33 tugezeho cy'ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Ikiganiro mbashimira kuba mwarakunze mugakurikira kuva ku gice cya mbere kugeza uyu munsi. Hanyuma igice cya 33 gifite umutwe cyangwa se isanganyamatsiko igira iti iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo rya byose riri bugufi. Ni byinshi wumvise ndetse umenye, ariko ibyo byose iherezo ryabyo riri bugufi. Iherezo ry'abakiranutsi riri bugufi. Iherezo ry'abanyabyaha riri bugufi. Iherezo ry'ijuru riri bugufi. Ndetse n'iherezo ryawe riri bugufi. Wirinde icyaguteranya n'Imana. Wirinde ntukagira umuntu ubera ikigusha. Wirinde ntukarye wenyine ibyo ufite ubisangire n'abandi, kuko iherezo ry'ibisambo riri bugufi. Kandi n'iherezo ry'ubutunzi riri bugufi. Wirinde gucira abandi imanza, kuko iherezo ry'abacamanza riri bugufi, maze nabo baciribwe imanza. Wirinde kuvuga menshi, kuko iherezo ry'amagambo naryo riri bugufi. Wirinde kugambanira abandi, kuko iherezo ry'abagambanyi naryo riri bugufi. Wirinde gukoresha umubiri mu buryo butagenwe n'iyawuremye, kuko iherezo ry'umubiri riri bugufi. Wirinde gutwara iry'abandi, kuko iherezo ry'abajura riri bugufi. Hanyuma iherezo rya byose riri bugufi, kandi uzaza ari gutunguka mu misozi miremire, naho waba impumyi cyangwa ikirimarima uzamubona, kandi amahanga yose azamwikubita imbere. Ariko iherezo ry'imbabazi riregereje. Iherezo ryawe n'umuryango wawe n'igihugu cyawe n'iry'inshuti zawe riregereje. Mube maso, iherezo ryawe ritazaba ribi. Nubwire ngo rero ugira amahoro y'Imana naha igice kirangiriye rwose. Ndizera ko wanyuzwe. Imana igumugisha, ariko iherezo rya byose riri bugufi. Nyaboneka mwirinde gukora ikibi, mubane n'abantu bose amahoro. Mugira amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Imana Muyobozi, inshuti ya bose. Shalom.